I've been running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I've been running to you, running to you. You go there for anywhere that you go to. You don't need to worry, anything you want. Sun up to sundown, love me no go round down. Anytime you come to me, baby, I go answer. Any other brother, baby, you make them run away. And if you want me coming to you, I go come to you. All you wanna see. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Ikaze muri tubakorere tubagezaho n'imihango y'umuco wacu w'Abanyarwanda. Ushobora kuba twabanzizwa no gufata irembo, gusaba no gukora n'ibindi, cyangwa bamwe bahitamo kubikorana nyuma. Byose ni uburenganzira bwanyu, ariko icyo dusaba uyu munsi kwibutsa ni uko ibi byose byemewe, ariko tukaba twibutsa yuko dufite icyorezo. Niyo mpamvu ahahuriye abantu benshi mubona twambaye udupfukamunwa, n'ubwo mbona harimo batatwambaye, ariko batwemerera rwose bakatwambara, kuko ni ubuzima bwacu n'ubuzima bwabo, cyane cyane noneho ubwabo bagenzi twaje twerekeje, dukwiye kubapfunyikira uburwayi. Nyuma rero abantu babyumva neza uko biri, kugira ngo twese twirinde, ndetse n'aho harimo ijya gukorerwa amaresitora atandukanye cyangwa se guhuza abantu, nanone bijye kwitabwaho kugira ngo tutaza guteza ikibazo. Ibisabwa rero by'ingenzi kugira ngo umugeni cyangwa se umuntu ashyingirwe, itegeko riteganya ko agomba kuba afite imyaka 21 y'amavuko, kuba nta sano afitanye n'uwo bagiye gushyingiranwa, no kuba nta yandi masezerano y'ishyingirwa afite. Ibyo rero tubonera mu byemezo tubasaba kuzana, harimo ibyemezo by'amavuko n'ibyemezo by'uko ari ingaragu, aho tubona yuko hariho bimwe n'ibindi bisabwa by'ingenzi byubahirijwe. Iyo dusanze rero byose byubahirijwe nta kibazo kirimo, turabandika tukabatangaza mu minsi 20 uko itegeko ribiteganya. Baza kugiramo n'umwanya wo kuganira n'abageni kuri iri tegeko, kuko hariho bimwe bagomba kwemeza, babyandika mu bitabo by'irangamimerere. Ari nayo mpamvu nza kubivuga, ibyo mvuga nza kuvuga mu ncamake cyane, kuko bagira igihe cyo kugira ibyo bahitamo. Iyo minsi 20 rero ni ukugira ngo duhe n'umwanya ushobora kuba afite impamvu yatuma abo bantu badashyingiranwa, bityo nawe baze kubona uburyo yigaragaza, dusuzume dusange ifite agaciro, tubwire abageni yuko turashyingiye kuko hari inzitizi abanza zikavanwaho, cyangwa se nanone niba nta kibazo kirimo tukagera uyu munsi tukabashyingira, kuko ntabwo twavuga gushyingira umuntu nta wigeze agaragaza impamvu z'uko atashyingiranwa nawe. Uyu munsi rero abageni aho
bigeze aha wigeze agaragaza impamvu mutashyingiranwa, aba ariyo mpamvu tugiye kubashyingira, ibuze kwakira n'indahiro zanyu. Indahiro irabivuga iti yewe kavuga amazina yawe, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, yemeye nta gahato ko wowe kavuga amazina ya mugenzi wawe, mbere umugore cyangwa umugabo, tukazabona uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Iyo ndahiro tuza kwakira y'abageni. Nyuma rero iyo ndahiro y'abashyingiranywe, umwanditsi w'irangamimerere nawe araza kurahira kandi ababwira yuko bashyingiwe hakurikijwe amategeko. Ishyingirwa rero rigira inkurikizi kuko ritangira kugira agaciro rigira imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, rigatanga n'imirimo nshinganwa cyangwa inshingano zikomoka ku gushyingirwa. Inshingano ya mbere iyo kwita ku bana no kubarera. Kubera rero iyo nshingano abashyingiranywe bemera inshingano yo kwita ku bana no kubarera, abana babyaranye bakabaha ibyangombwa byose by'ibanze, bakabaha ibibatunga, bakabakunda, ndetse noneho bakabarera bishingiye ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda, ko ni umuco mwiza kandi ni uwacu. Indi nshingano yo guha umwashyingiranywe n'uko yabikeneye. Umwashyingiranywe ashobora gukenera ibintu umutunga atabifitiye ubushobozi, abihabwa rero na mugenzi we, akabihabwa mu ngano abikeneyemo, akabihabwa igihe abikeneye, ariko akanabihabwa bijyanye n'ubushobozi niyo kwitanga afite. Ntabwo yasaba ibidafite ubushobozi kuko ntibyapfa kuboneka. Itegeko rirateganya yuko abashyingiranywe bafite uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe uyu munsi. Umugabo n'umugore bafite uburenganzira n'inshingano bingana uyu munsi mu rugo rwabo. Abashyingiranywe bagomba kudahemukirana, gutabarana ndetse no gufashanya. Gushyingirwa rero biha abashyingiranywe uburyo bwo gushinga umuryango ndemyabuzima. Hari ubuzima murema kuko murabyara, bibaha itegeko ryo kubana. Abana mu nzu imwe, ku buriri bumwe, mukabana. Ntabwo mugomba kuba ahantu hatandukanye. Ikindi ni uko itegeko ritanga uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe utangira bakimara gushyingirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere hakurikije uburyo bw'icungamutungo bahisemo. Bagira amahitamo n'ibyo nababwiraga yuko muri iri tegeko hari ukuntu biba byaraganiriweho na ba nyir'ubwite, bakagira ibyo bahitamo kuko bibasabwa kugira ngo babihitemo byandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Abashyingiranywe rero bafatanya ubuyobozi bw'urugo, harimo kurwitaho kugira ngo rugwize umuco mwiza w'ibirutunga ndetse no kurwubaka rugakomera. Ubwo rero urukiko rufata ibyemezo by'agateganyo bishobora kurengera urugo bikanarengera n'abana. Ishyingirwa nanone rishobora guseswa kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Impamvu ya kabiri ni ugutana burundu kw'abashyingiranywe. Birumvikana iyo umwe apfuye mugenzi we asigara wenyine, kandi iyo asigarana uburenganzira bwo kongera gushyingirwa kuko mu buryo baba bacunze umutungo wabo nabwo buraseswa. Hanyuma yashaka gushyingirwa, abagabo bafite umwihariko kuko bahita bashyingirwa, ariko abagore bategereza iminsi 300.
umwana ashobora kuba yamara mu nda wamara kubyara rwose nakubwira iki azatwongera twagushyingira ariko ntabwo twagushyingira twitwikiranya kugeza birasobanutse abana bo bakomeza barerwa n'umubyeyi wasigaye kabone niyo yakongera agashyingirwa ntabwo byamuvana inshingano birumvikana zo kurera abana yasigiwe na nyakwigendera iyo nawe apfuye rero bagikeneye kurerwa icyo gihe hakurikizwa amategeko hari itegeko ry'umuryango riteganya ku bana bashobora kuba bafashije umubyeyi cyangwa ababyeyi simbizi ubwo ni ababyeyi kuko n'uwa kabiri aba apfuye icyo gihe ni itegeko ryitabazwa uko rivuga kugira ngo abo bana barengerwe impamvu ya kabiri nababwiye ni ugutana burundu kw'abashyingiranywe abashyingiranywe bashobora gutana burundu biturutse ku mpamvu ziteganywa n'itegeko aho buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba gutana burundu kubera imwe mu mpamvu zikurikira gusambanya bifite ibimenyetso ni imwe mu mpamvu yatuma abashyingiranywe batandukana guta urugo ni buri gihe cy'amezi 12 akurikirana wagize ibyo mupfa uvuye mu rugo wigendeye ufashe umwanzuro wenyine uragiye umazeyo amezi 12 utaye urugo runaka babonye ko utangiye kuzana undi wowe wataye urugo nyine wavuye mu rugo ntabwo ugiye aho mubiziranyeho niyo mwagira ibyo mupfa ariko ntabwo umuntu afite uburenganzira buva mu rugo wagenda uko abishaka kuko afite ikimuhuje na mugenzi we nuko bashyingiranywe byemewe n'amategeko igihano cy'icyaha gisebeje nacyo cyaba impamvu cyangwa intandaro yatuma bahabwa ubutane kwanga gutanga ibitunga urugo ibyo bireze rwose usanga abantu bashyingiranywe babanye umwe agasa nkaho yahariye mugenzi w'inshingano agasa nkaho rwose atunze urugo wenyine agomba kumenya uko abana biga agomba kumenya uko bibaho kandi bikabaho ku mugabo cyangwa ku mugore umwe akumva nyine yuko ari undi uzabishobora watazabishobora cyangwa se ntabyo ari bukore nyine ibyo nabyo biba ariko ni imwe mu mpamvu yatuma abantu batandukana guhoza mugenzi wawe ku nkeke ihohotera rishingiye ku gitsina kumara nibura imyaka 2 mutabana ku bushake bwanyu nawe se mbwira abantu bigeze gushyingira abantu ndi hakurya mu Kinyinya bigeze aho baza kuvuga ngo barumvikana ko batandukana bagenda mukabana cyangwa se mutabanje no kubana mugategereza bya kiliziya cyangwa urusengero ubundi ntabwo byemewe kurenza amezi 12 cyakora mushobora kutabana nanone bitewe n'uko umwe muri mwe afashwe nabi bakugirana amakimbirane umwe akumva yuko umutekano we udahagije kugira ngo yitabare itegeko riteganya yuko agomba kwandikira ubuyobozi bumwegereye akamenyesha yuko agiye kuba muri urwo rugo akaruvamo kubera impamvu agaragaje igihe yabikoze atyo ntabwo ataye urugo ubutane bwo bwemeza n'urukiko nk'uko nabivugaga ntabwo ari umurenge wemeza ubutane bwemezwa n'urukiko ikindi ni uko urukiko rushobora kubafasha guhindura bwa buryo mwahisemo butunga umutungo wanyu ibyo nabyo byahinduka haba rero nk'uko nababwiye ntari bufate umwanya munini kuko seko ntacyo nabashije cyane yuko bagize ibyo bahitamo turabyandika nagira ngo uze kunyemerera kwakira indahiro zabo abageni ariko mbashimira ko mwangiza amatwi urakoze cyane yewe icyo niyemeje ni ukuzabana nawe tukabana neza niyo kabiti nzakomeza nkwikundire yewe kwizera Joshua maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe
biteganya. Nimugufata b'inyuma, mugufate rwose gukurikirana indahiro z'abageni. Yewe K.Joshua N.Thacienne maze kumvise amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe kwizera Joshua ubera umugabo ukazabana kw'amategeko uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. niyo byatinda biteye nzakomeza nkwikundire urakana kigeza niyo hazi biturutse nzakomeza nkwipfumbatire hejuru iyo mwijuru bo barifa mu mitima baduhaye imigisha usa n'ababyeyi bakubyaye ndize ufite igikundiro reka nkora turabikwiye ni wowe mahirwe cyane ndize ufite igikundiro. Yewe Dr. Mbere mwakira Mbere wa Kimironko maze kumva amasezerano kwizera Joshua na K.Joshua bagiri imbere yanjye ku ruhande rwa benshi nshingiye kandi gufasha amata n'amategeko nemeje ko kuva bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganyije. Nukuzabana nawe tukabana neza niyo haziki nzakomeza nkwikundire tukabana neza niyo byatinda biteye nzakomeza nkwikundire usa n'ababyeyi bakubyaye ndize ufite igikundiro reka nkora turabikwiye ni wowe mahirwe cyane ndize ufite igikundiro. Félicitations ku bageni bacu rero turabifuriza urugo ruhire kandi namwe mwakoze cyane kubashyigikira. Turashoje. urakazuba ko mu museso I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard
darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl. kandi hano hari bya bihekane ry'amanywa, ubwo ndagira ngo umenye ibyo usengera. Murakoze. Mbashe gushimira ko uri Imana nziza, uri Imana ituzi, uri Imana izi ibintu byose nta na kimwe uhishwe. Niyo mpamvu aya masaha n'uyu mwanya twateraniye hano hantu, twari tuvuye mu kindi gikorwa, ariko Mwami Yesu tugushimira ko kigenze neza, tuguhaye icyubahiro Yesu. None uyu mwanya n'amasaha rero habonetsemo kwiyakira cyangwa se kwakira ibitunga umubiri. Turakunyuze cyane ngo Mwami Yesu bitunga umubiri wihumanure, n'abagiye kubyakira Mwami ubahe umugisha. Kandi Mwami Yesu igikorwa dutangiye cy'uyu munsi ni wowe tukiragije, kandi ni nawe uzagisoza. Tugufitiye icyizere kuko nta cyakunaniye Yesu. Tugushyize imbere ya byose kuko ari wowe ushoboye byose. Ubane natwe muri gahunda zose kugeza ubwo tuzishoje. Iyo tuzisoza amahoro turagushima Mwami Yesu. Rero nta wundi murengezi dufite usibye wowe, tubisenze mu izina ryawe Yesu, amen. Twebwe abasangwa, sabe muzehe utubyara ahagarare kugira ngo ahari nibwo bwa mbere. Reka sabe n'abandi turi kumwe nawe, mama pasiteri na murumuna wanjye uyu nguyu na Jean Marie nawe wasanga babonye umuranga ariko ntacyo. Murakoze. Data rero gira ngo namuvuga ntacyo bitwaye, yitwa Ntabukiri wabo Matiyasi. Murakoze. Nakwiyicarira. Saza b'umugeni harimo bakuru be, ngira ngo ahari nubwo twajya kurondora amazina nta wayafata. Nyamasoko yandi ejo n'ejo bundi tuzicarana, noneho umuntu abaze uwo bicaranye ati ariko harya izina ninde nyibutsa, bitagiye gutya ngo bidutware umwanya kandi hari n'izindi gahunda. Murakoze. Ndumva twaza kugira mwakwiyicarira Zehe Bisheri, numvaga twaza kugira umwanya wenda w'ijambo tumaze guca ahantu igahogo. Marene ntabwo namwibagiwe, na pare Marene birumvikana ko ari muri uyu muryango nuko nanze kumuhagurutsa. Ari mu muryango waduhekeye, n'ikimenyimenyi murabibona ko baba bamushyize ahantu twese tubasha kureba. Buriya hari ahantu aba hatubereye neza, kandi uriya ni umurimo urimo umugisha ari ubu ndetse n'ahazaza. Murakoze. Ndagira ngo nsabe when I saw you in that dress, looking so beautiful, I
Yesu ashimwe. Nanjye mba nashimye Imana iduhaye umunsi w'umunezero. Ni nk'igikundiro imbere y'Imana kuba twicaye gutya nk'imiryango ibiri turi mu byiza. Yabaye umuntu w'umugabo kandi ndumva uno munsi amateka amaje kuyimwemeza ko abaye umugabo nubwo yari abisanganywe. Mpamvu mbivuze gutya, ndiparewe uyu munsi yarabinsabye ndabimwemerera, bijya binagorana ko mbyemerera abantu. Ni umuririmbyi nyobora muri korali, ninjye perezida wa korali, nawe ni umunyamabanga wanjye, niwe umubitsi ubika umutungo wa korali. Urumva ni komite. Twagize ibihe byo gusenga twinjiye mu gihe cya covid, dufata agahe kacu nka komite tukagira amasengesho ya kabiri mu cyumweru, kabiri mu cyumweru. Ariko ijoro rimwe niryo ritumye muhagurutsa anaryibuke, tugira ijoro ryo gusenga Imana. Bigeze hafi saa saba n'abwangi amasengesho atagira umusaruro turayasezereye. Nagana ubu nonaha ubu Joshua niwe musore korali yacu yari ifite wenyine, niwe wari usigayemo ari umusore. Ikindi muri komite ya korali niwe rubyiruko rwawe rurimo rwonyine. Bivuga ni rero nk'abantu bubatse ingo cyangwa se ababyeyi, tugiye kurema ubukwe bwa Joshua. Ntabwo ari buhari, nta nubwo yateganyaga. Cyangwa tutero Joshua pfukama hariya, tugiye kubwira Imana niba idafite umukobwa nonaha uri ku isi yabona kubera umugore, imureme mwirijo. Arapfukama, abapapa bakuze barahaguruka, mama turapfukama turasenga, duhamagara Imana. Niza hashidikanya ko Joshua ari rya joro ry'Imana akubwiye watangiye kubyicaramo. Amen. Turema ubukwe, twarisereye, nta bintu byo guseka byari bihari. Buri hari igihe iyo ninjiye mu bintu by'Imana numva nta rusika hagati yanjye nayo, ninjira mu bintu gisereye kuko manzikira aho hantu. Twariseriye naho mwana Joshua kugira ngo bereke ibintu turimo biriseriye. Nuko ngewe kuzabana na Joshua birashoboka, ariko kubera ko umugabo wawe ari umunyamasengesho kandi ari umuyobozi uyobora abandi, umuntu uyobora abantu 35 barakaze, kandi si ibyo gusa ayobora, urabizi ko ari minisitiri w'urubyiruko ku itorero iwacu, ukora itorero ryose ry'abantu barenga 1000. Urumva ni umuntu ukomeye imbere y'Imana, arakaze. Niwamutunga urutoki ujya rutunze Imana. Kugira ngo nkubwire ko kuba uyu mwanya ari wowe karakomamara ya Joshua ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni nkubwire amagambo uhita uzengurutse amaso mu bakobwa bose mwabyirukiye rimwe, abo wagiye umenya n'abuzi bari imbere yawe bakiri iwabo, urebe ko wowe ubonye umugabo mwiza nka Joshua. Ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Mbivuze rero gutya ntari kubivuga wenda, ariko hagati y'imiryango muzagira ibanga ryo gusenga, kuko ubukwe bwavuye mu masengesho, turaburema iryo joro, turaburangiza, dukurikira irindi joro rya resebusiyo turayirangiza, turya imbuto, tugira ibintu byose turabikora. Bivuge ngo Imana yabonye ko turi seriye, nayo ikora ibintu biri seriye. Rero namwe mu rugo rwanyu muzabaserera abaseriyeze, muzubaka urugo ruri seriye. Kandi njya nkunda kubibwira umufasha wanjye, abagore batera umwuka w'Imana muzabagira inshuti. Yego. Kuko abo ngabo nta kintu cya kibagenza no kubona muhanganye. Nawe Joshua, abagabo bafite izina rya Nabali muzabagira inshuti, kuko abo ngabo nabashaka kugutangira n'umugore wawe. Nabagira inama rero mwese muzatunga amaso mu ijuru. Umugabo wita kirisitu ariwe muzaha urugo rwanyu guhera no munsi, wabaye umugabo nawe wabaye umugore, guhera uyu munsi urugo rwanyu muruha ijuru, mubwire Imana ngo twubakire kugeza aho uzazira gutwara itorero cyangwa se dutandukanyijwe n'urupfu. Ibintu byose muzakora byose, nubona bibayobeye birashoboka, muzabaza Imana. Ntuzibutire guhita umbaza, ntuzibutire kubaza Marene, ahubwo uzabaza Imana, kuko Marene yakubwira ni umuntu akagarukiriza hafi akaba yanagushuka. Nanjye ndi pare ndi umuntu,
ushaka kumbwira naramukiye muri mudu y'ibindi nkagushuka, ariko nubaza Imana nta bintu bijya biyinaniza ngo ibe inaniwe wenda ngo ikubeshye, izababwiza ukuri. Rero urugo rwanyu ruzubakire ku Mana, mu byo muzakora byose muzakunde gusenga Imana, kandi miryango namwe ndabashimiye gukomeza gufasha aba bana kubaka urugo, kandi natwe dufite ihurizo rikomeye ryo gukomeza kubasengera, kuko nabyirutse nsanga ba data bari Murakoze. Ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo, urankunda bikandenga burya amarira n'ijambo ry'umutima, nubwo utavuga umutima uba wambwiye. Savuze ku wa kane kabisa. Joshua ngazamuhata keya azajya abanza salade kugira ngo avumbure apeti. Joshua ati mu minsi mike yarabangana na marene. Anze ndi hano ndaroraga kandi gakeya n'ubundi mu buzima ni gake, nta mugabo wayire umva nasara uti yabisi yari yawe, uba warayimpaye disi we urankunda, maze nanjye bikandenga. Iyo urankunda maze koko bikambera. Iyo ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo, urankunda bikandenga numva nasara. Numva nasara. Ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo, urankunda bikandenga numva nasara. Numva nasara. Nujya utuma mvuga byinshi, mbere yuko mvuga uba wumvise kare, ndababara ukarira buryo nambabarira mbere yuko musabe imbabazi. Wa murongo rero ntabwo icyo wifuza ko bakugirira nicyo nawe ukwiye kugirira mugenzi wawe, noneho ugahera kuri nde, kuwo wemereye urukundo mbere y'abandi bose. Ibyo rero ni byiza, ubundi mukaganira burya ibiganiro, nubwo njya numva na leta iyo zakozanyijeho kandi uzakomeza babivuge, ariko nshimira Imana by'umwihariko uyu munsi ugenze neza, turabunezerewe twese turi kubona ko ibintu biri kugenda bikarengera umugisha abana bisangamo. Aba ni abana banjye, hariya bikuze baravuga ati bijya bigorana kwemerera umuntu ngo uzabikore cyangwa kuba amarenga, ni umutwaro ukomeye kandi bisaba imbaraga no kwihangana, kuko habamo ibintu byinshi, habamo ibintu byo bigusaba kwihangana, ubishaka utabishaka, ubigira utabigira, byaba bikunze ugomba no kubyiga. Rero ntabwo biba byoroshye, ariko kandi hari n'igihe aba ari n'umuhamagaro wawe, cyangwa aba ari igihe aba Imana ibona ko ari ugomba kuba mu byanga byakunda, kuko kugira ngo umuntu aguhitemo mu bantu benshi akubwira ati ndumva umva ku mutima, ndumva ngushaka muri uyu mwanya, njyewe uyu mwanya uha agaciro cyane, nkavuga ngo uyu mwanya byanga bikunze
ntabwo ari uw'icyubahiro cy'uyu munsi gusa ngo nicara hano mfatire izo foto. Ibi ni ibintu birangira ako kanya, ariko by'umwihariko kuza hano ukavuga ngo tukwicara muri iyi mbere, nyamara wakabaye uhazana mbere ukazana n'umutima kugira ngo ugiye kurangirira hano, ahubwo no mu bihe bizaza. Urugendo rwo kubaka urugo ni rurerure cyane, hari abagira imyaka 100 bakiri mu rugo bakiri ngoma. Rero ntabwo bigira bonyine, hari aho bagera bagakenera abandi, bagakenera imbaraga zo hanze. Ntekereza ko abantu bari babibonye bakavuga ati tugomba kubana, tukajya gusezerana, tukagira gute, ntabwo bakabikora ari babiri guta mubabona ibintu biryoshye. Icyo navuga kindi nsoza ni ugushima Imana. Ugushima Imana ntabwo bijya byoroha. Hari aho mugani uwacu yavuze ati hari aho ugera ugasanga bitangiye gukurikirana kwa mareme no kwa kare no ku mukobwa, ugasanga hatangiye kuzamo akotsi. Ariko nanjye ndashimana kuva nakumva iyo mu matwi yanjye hagati y'imiryango yombi, ndumva nta kibazo kirimo. Rero nibyo gushima Imana, ahubwo dukomere dusenge, n'ibindi byose bisigaye inyuma bizagende neza, kandi dufatanyije no gusenga, twese dushyize hamwe tugasenga Imana, tuzi ko bizagenda neza kandi murakoze. Ati guhaye Imana mwiza, warakoze Imana iguhamugisha. Nanjye kandi bahaye umukwe mwiza bose bamwishimiye. Bahaye umukwe mwiza kuko n'abana bafite uburere. Bwa mbere babukuye ku mubyeyi madame wababyaye, yewe nanjye nagiye nongeraho ubundi, ariko nanjye mfashijwe n'umudamu. Uko madamu yamfashije rero mu mabukwe aba ari kuzafasha n'umutware, ariko ndabizi kuko nawe adahubuka, ntahubuka. Gusa mugendere ku ijambo ry'Imana, niwo mufasha wanjye. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake ubwami bw'Imana, mushake no gukiranuka, mushake no kugwa neza. Biri muri Zefaniya ku bice bibiri. Iri jambo riri muri Matayo rivuga ngo muhere mukeneye kandi amatabaza yanyu yaje, mumere nk'abagaragu bategereje shebuja kugira ngo naza azasange bari maso, nakomanga bakingura. Uko ariko muzabigenza. Nahita guterana amakofe, hari umugabo wigeze ambwira navuga byinshi, wigeze ambwira ngo ariko ngabakora ngo mutanywa inzoga ngo mumatse, kwiyumvira ngo yakayoga ukakasamusamo ngo uraza ngo wasanga igikombe mu nzira ukagitera umugeri, ngo wasanga isahani mu nzira ukayitera umugeri, wakavuga ngo harazwe ngo noneho si zo mwanyoye, ngo ugatangira ukamukubita ukuboko, ukamukubita ikofi ngo mbona nk'amakofi 3 ngo n'ishya ebyiri ukagenda ukaryama. Ndizera ko bitazavaho kuko nyina waba abana Mbere y'umudamu mwiza haba nakubwira ngo asiki nigi n'umuntu isi batura ku bandi, ahubwo habwo narakaraga rimwe na rimwe singiye kwirana nkunda habwo mbona akantu gato karaka. Ariko hari igihe narakanye dufite umuturanyi wacu mukuru wanjye usa n'uwatewe n'abadayimoni, najyaga gusenga iyo twatugisenga amasengesho guhera saa 12 cyangwa saa 1 kugera saa 5, agasigara yirirwa arara tukana umudamu wanjye akaruca akarumira. Ariko cyane kuko abana banjye nkimara ku ijambo ry'Imana nabo bakurikiranye umwanya wo gusenga, biciye banyura hirya ngo bajye mu busindisha mu biyobyabwenge, ibyo ntibabikoze. Uyu mwana rero ubuhamya bwe nshaka kubaha, izina rya Kwizera sinjye wari mwisi. Gusa habayeho igihe ndaryama madamu atwite, umwana witwa Kwizera, uzamwite Kwizera ni ukuri kw'Imana, ibyo by'Imana byose akimara kuvuga kandi yavutse nko mu minota 30. Abadamu batwita ubona bakunda guhura n'imikero n'ibiki, ariko hari muri ya mwaka 1994 nta bitaro miliyoni bashinje, nta n'ubufaranga nari nifite. Rero ni umuntu usenga Imana, yakuriye mu ijambo ry'Imana, asenga Imana, kandi numva nta kintu muzi. Hari benshi usanga bavuga ibyo
ngo zirarushya ngo kuzana umugore nta kuntu birushya kandi aho kudafite umugore afite ibyaha cyane. Kabiri ni ugusenga Imana, ibindi bintu byose byo gutora abagabo byo ngo ni mu nyungu z'umugabo bwe n'ibindi by'umugore bwe bikabaho mwenyine ubwanyu mu nzu. Si igitangaza abakosa abagabo bishobora ngo ntibagire amakosa, tugira amakosa ariko ni mudamu nabwo ariko mutwara aha naha abantu buki usaza n'umugore utimbabarira nawe umudamu nakubwira n'umubwira ati ariko aha naha ko mbona hameze nabi nawe uzavuga ati mbabarira. Nta kindi kibazo gishobora kumbatira kuko zo kwitwara ngo nzabone za miliyoni zazibona ryari ashobora no kuzibona rugashwanguka ufite za miliyoni za miliyari numva bavuga sinzi umubare wazo ariko ku bwebwe mwebwe mu inama bakaza bibaza uwo mukuru wanjye yaravuze koko pe nk'umugore niko ade mumpemukire koko muri make nabashimiye kandi nashimiye n'Imana muri abantu basenga Imana nanjye nsenga Imana. Icyo nzi cyo nuko Imana yambwiye ati ugira umunsi amahoro uzagarukamo kandi nugira aho abandi bari uzashima ubwo nshima Imana. Urugo rwubakwa Bibiliya avuga ngo urugo rwubaka n'ubwenge kandi rugakomezwa no kugeza. Umugore ni mwiza mwana gituma ngo umugore iri iwacu muzi cya gihugu cyitwa Kamwe cyari cyarwaye ibiye Imana ari twese two turane guhumuriza kandi dukomeze dufatanye mu Imana. Bavuze kuko ufite umwanya muri korali ubwo nawe muzabufatikanya. Bavuze ko ufite umwanya muri komite y'umudugudu na paruwasi y'itorero nabo muzabufatikanya kubagira kandi umugisha. Muri make amashyingo kacikaci kumbwira ati namenye amakuru ko nari bukubone nuzambona kuwa mbere ubu ndetse rero ni ukuvuga ngo twese turikubise Mbere turikubise papa Joshua wamureze neza reka ngushimire wamureze neza yambereye umwana Joshua ejo ni heza Imana yarifashije kandi ikindi Joshua numvaga nshaka kubona niwe ndi kubona burya ari igihe ushyira imbaraga mu mwana zigapfa ubusa icyo umushakamo ntukigereho ariko ndashima Imana kuba uyu munsi wa none Joshua nashakaga niwe ndi kubona. Reke dusenge. Wera wa Isirayeli turagushimiye uyu mwanya duhujije umutima nkuko twakomeje kuvuga ngo turi kugushima icyubahiro ni cyawe. Uyu munsi utubereye umugisha turacyawunezerewe bigejeje amasaha namuntu asopanyije n'undi ku rurimi. Haleluya. Mukawera wahabaye Wera wa Isirayeli watangiye umurimo n'ubura cyawurimo. Imana ishimwe twemerere papa aya mashimwe kubera umubavu humura neza. Haleluya. Tugeze hano wabanye natwe ibiganiro byose byatambutse wabanye natwe byose Mukawera watubereye umuyobozi. Buri wese umugisha kubwo kwita izina rya Yesu. Rero wa Isirayeli turacyakeneye byinshi. Umuryango w'Abathacienne bakeneye byinshi. Natwe kuri kote yacu tukeneye byinshi. Ariko isi nibyuzuye n'ibyawe. Isi n'abarimo n'abawe. Nyagora ku ngoma reka utubere umutera nkunga. Ku ruhande rw'umugeni ibyo bakeneye byose ubitanye. Ku ruhande rwacu ibyo dukeneye byose ubitanye. Papa wavuganye natwe ngo ku munsi w'ubukwe arabazatura kuri umwami n'umukiza kubw'ibyo uje kudukorera turategereje kuje kubikora tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Uri Imana yahozeho iriho kandi izahoraho. Uri Imana itivuguruza. Uri Imana yihagije. Uri Imana iri inyuma y'ijambo kugira ngo urisohoze nk'uko tubwira muri Yesaya 55 ku murongo wa 10. Iryo jambo niryo tuhagaze uri nyuma y'ijambo. Twese duhurije kuri wowe. Ari kuri kote y'Abathacienne ni kuri wowe. Kuri kote ya Joshua ni kuri wowe. Ni wowe papa. Ni wowe. Kwa gatandatu turagutegereje. Twese turagutegereje nande amaso yacari. Imana ishimwe. Urakoze kuje gukora ibirenze byo twe dutekereza nk'abana b'Imana kuko niwe watangiye umurimo kandi uje kuwusohoza. Imana ishimwe. Tugiye gutandukana ku mwuka durusheho guhurira imbere yawe tukuramya tuguhimbaza
nkuko nakomeje kugusaba ngo yenda kuwa gatandatu ku mugoroba tuzagushima gahunda zose zirangiye. Urakoze papa, ubwami bwawe bushiye kubana natwe, si twowe gusa n'abandi bose bari kutwifuriza ibyiza. Ubwami bwawe bubakote. Amafaranga dukeneye wayakuba, ku ruhande rw'umugeni wayakuba, ku ruhande rwacu wayakuba, kuko isi n'ibyuzuye n'ibyawe. Umugeni ni umwana wawe, Joshua ni umwana wawe, tuzikuje gukora ibikomeye. Urakoze, 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 urakarama Yesu, urakoze, urakoze. Haleluya. Kuko uri kunyemera ngo umuntu wese uzagira cyakora muri ubu bukwe azabona umugisha. Ufite isezerano uzarisohoza. Urakoze. Kuko nyuma y'ubukwe bwa Joshua aramashimwe tuzumva. Haleluya. Yesu we, aramashimwe tuzumva na matwi yacu. Turayategereje. Asante Kristo. Urakoze. Byose bigushaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubu wageze mu